Reka uyu mwanya twongere dushimire Imana cyane kandi tunararika mwebwe mugiye kubana natwe. Dushime cyane kuba Imana iduhaye uyu mwanya kugira ngo twongere tugaruke muri iki kiganiro amateka y'itorero. Rero reka muri uyu mwanya mbere kugira ngo twinjire mu mwanya w'ikiganiro tubanze twibwire inshuti, abavandimwe mu kwizera ndetse n'abazadukurikira bose kuri uyu murongo wa YouTube bakurikira ibiganiro tubagezaho by'iyobokamana. Rero ngiye ugiye kuyobora kino kiganiro, amazina ni Yohana Eridesi, nkaba ndi kumwe na mugenzi wanjye, nawe wakwibwira abadukurikiye. Nanjye amazina yanjye nitwa Uwimana David. Murakoze, nige tugiye kubana muri iki kiganiro cyateguwe muri uyu mwanya kugira ngo twongere twungurane mu ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Imana iguhe umugisha cyane, ndetse namwe mudukurikiye tubahaye ikaze, kandi abatarakora subscribe turabasaba kugira ngo mukore subscribe, mukore na like, ndetse mujye munasharinga ibi byigisho tubagezaho igihe mubona bibakoze ku mutima. Ibyo bizajya bituma n'ibindi biganiro tuzajya dukora bizajya bibageraho mu buryo bworoshye kandi bwihuse. Rero reka noneho mbere yo kugira ngo tujye muri iki kiganiro, tubanze udufashe usenge kugira ngo twinjire mu kiganiro tubanje kwiragiza Imana no kugira ngo dusabire n'abazadukurikira kugira ngo Umwuka w'Imana azabashoboze gusobanukirwa ijambo ry'Imana tugiye kuvuga muri aka kanya. Murakoze, reka dusenge. Turagushimye, turaguhimbaje Muremyi w'ijuru n'isi kubw'uburinzi bwawe n'imbabazi ugirira abatuye isi. Iyo neza utugirira, izina ryawe riyihererwe icyubahiro. Amen. Tugusabye kuza kubana natwe muri uyu mwanya tugiye kumara tuvuga ijambo ryawe, kugira ngo twebwe abavuga n'abumva ijambo ryawe ridukize, maze tuzahurire mu bwami bwawe binyuriye mu kumvira amahame yawe yera, dutere gushima izina ryawe. Amen. Ngaho Umwuka wera wandikishije ijambo ryawe afashe n'abazumva iki kiganiro bose. Ibyo tugusabye twizeye kubidera ubuntu mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Rero reka tubahe ikaze muri uyu mwanya w'ikiganiro. Rero mwene data David, mu kiganiro cyabanje, wenda kubagikurikiye n'abataragikurikira mwareba, ikiganiro kivuga amateka y'itorero, aho twavuze ku itorero rya Efeso. Rero twari twagerageje kuvuga itorero rya Efeso ariko mu mizo ya mbere, uburyo ryakoraga, urukundo rwa kivandimwe rwari muri bo, uburyo imbuto zabo, imico yabo, ingeso zabo mu by'ukuri zari zitunganye, bari abantu rwose batagira amakemwa. Rero icyo kiganiro cyaratambutse, ariko n'uyu munsi ngira ngo ntabwo turava kuri iryo torero rya mbere, kuko nidusoma mu byanditswe byera tugiye kubumbura mu kanya, tubona yuko hari igihe cyageze iryo torero rigasa naho rigawe, ariko rikabwirwa ko rikwiriye kwibuka aho ryavuye rikagwa, hanyuma rikongera rikihana. Ubwo rero iryo torero twabonye ko rya Efeso rigereranya itorero rya mbere mu gihe cy'intumwa, nk'uko wenda uraza kongera kubisobanura muri magufi mbere y'uko wimbika mu kiganiro, kugira ngo wenda abadukurikiye nabo ari ubwa mbere baze kubisobanukirwa. Rero reka wenda muri magufi ubanze twongere twibutse abadukurikiye itorero rya mbere ese rishushanya iki, nk'uko mu cyigisho cya mbere wari wabivuze, wenda kugira ngo abatarahita bakurikirana icyigisho cya mbere babanze wenda nabo ubabwire muri magufi ku byo twari twabonye mu kiganiro cya mbere. Noneho tuhite dukurikirana kugira ngo twereke uburyo rya torero ryaje kugawa n'impamvu ryagawe, ariko turasobanukirwa n'uburyo ryaje kongera kwikosora. Nubwo bwose ryikosoye, ariko hinjiramo ikindi gihe kidasanzwe cy'ubuhakanyi, nk'uko turaza kubibona mu cyigisho. Ngaho tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Nk'uko twabibonye mu cyigisho cyabanje, ni ikiganiro kivuze ngo itorero, amateka y'itorero ariko rya gikirisitu. Rero ubushize twavuze ku itorero rya Efeso, tuvuga nk'uko wari umaze kubivuga, ni itorero ry'intumwa ryagereranyijwe n'itorero ry'intumwa mu gihe cya kirisitu,
ariko nanone amateka yariranze batwereka ko bagize ibyiza bakora nk'uko twabonye mu cyigisho cya mbere, bakaba nta muntu wagiraga ubwiko ku kintu cye, bakaba barasangiraga, ariko nanone bakagira imbaraga mu guhamya kuzuka kwa Kirisitu. Ariko nk'uko ijambo ry'Imana ryabivuze, akaba nariho turagaruka uyu munsi cyane, ni uko byageze aho bagira uko Imana igira ikibagaya. Noneho ariko ubushizeho tukaba twaravuze uburyo imirimo yabo yari imeze, uburyo iterambere ry'umurimo muri bo ryari rimeze. Noneho dusezerana abantu bazakurikirana icyigisho gikurikira ko tuzerekana impamvu yatumye uko kugawa kubaho. Rero ayo ni amateka magufi twanyuzemo. Uyu munsi rero noneho tukaza kwimbika kuri icyo cyatumye bagawa, cyane cyane ko buriya iyo umuntu akora cyangwa muri icyo gihe uko bakoraga, hari naho bageze bacika intege. Muri uko mu gucika intege bituma Imana ivuga ngo hari icyo nkugaye, ibwira iryo torero ngo hari icyo nkugaye. Kandi nk'uko twabibonye ni nabwo rufatiro dusabwa kubakaho uyu munsi. Rero ngira ngo wenda naho ngaho turaza kwerekeza cyane. Urakoze. Noneho kugira ngo abadukurikiye nabo tuze kujyanirana, reka mbere yo kugira ngo tuguhe umwanya noneho udufashe, reka tubanze dusome n'ubundi Ibyahishwe igice cyaho ni icya 2 kugira ngo twongere dusubiremo aya magambo ari nayo tugiye gucumbura dukomeza mu busobanuro bwayo. Igice cyaho cya 2 haravuga ngo wandikire marayika guhera ku murongo wa mbere, wandikire marayika w'itorero ryo muri Efeso uti, ufashe inyenyeri 7 mu kuboko kw'iburyo akagendera hagati y'ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu, aravuga aya magambo ati, nzi imirimo yawe n'umuhati wawe no kwihangana kwawe, kandi nzi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi, nuko wagenzuye abiyita intumwa kandi atarizo, ukabona ko ari abanyabinyoma. Uzi kwihangana kandi warenganirijwe izina ryanjye, ntiwacogora. Ariko rero mfite icyo nkugaya, nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Nuko ibuka aho wavuye ukagwa, wihane ukora imirimo nk'iya mbere, kuko nutabikora nzaza aho uri, nkuri igitereko kitabaza cyawe ahacyo nutihana. Ariko rero ufite icyo ngushimira, nuko wanga imirimo y'Abanyanikorayiti, iyo nanjye nanga. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Unesha nzamuha kurya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo kiri muri paradizo y'Imana. Amen. Ubu rero ni ubutumwa bwari buhawe itorero rya mbere, kandi numva warabisobanuye mu byakozwe n'intumwa. Itorero, aya matorero 7 yerekana itorero rya Gikristo mu bihe 7. Rero ngaho reka wenda tuguhe umwanya ukomeze ucumbure ko warugereje mu cyigisho cya mbere. Ngira ngo rero aho turibanda cyane naha bavuze ngo ku murongo wa 3, nzi kwihangana kwawe kandi warenganirijwe izina ryanjye ntiwacogora. Urukumva uko kuba Imana iri kubagaragaza, iri kubabwira ngo nzi kwihangana. Iryo torero Imana iravuze ngo uzi kwihangana kwaryo ngo kandi barenganirijwe gukiranuka, ngo ariko ntibacogora. Muri uko kurenganirizwa gukiranuka ntibacogora, Imana ikabibashimira. Ku murongo wa 4 haravuga ngo ariko rero mfite icyo nkugaya, nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Ubwo muri ka karengane babayemo, muri za ntambara z'ibyo kwizera, barenganywa, bafungwa bazira kwizera, ijambo ry'Imana riravuze ngo byatumye bacogora, bareka urukundo rwabo rwa mbere. Ariko ijambo ry'Imana rikongera rikavuga ngo ku murongo wa 5 ngo nuko ibuka aho wavuye ukagwa, wihane ukora imirimo nk'iya mbere, kuko nutihana kuko nutabikora nzaza aho uri, nkure igitereko kitabaza cyawe ahacyo nutihana. Ubwo ijambo ry'Imana riri kugaragaza ko uko bahuye n'akarengane baracogoye, ngo bituma batakaza urukundo rwa mbere. Ariko Imana irongera babwira ngo ibagira inama ngo nuko ihane. Noneho kugira ngo ibi tubisobanukirwe neza, tuze kureba amagambo ari muri iki gitabo cy'intambara ikomeye, urupapuro rwa 32, aho basobanuye akarengane abayoboke ba Kristo bahuye nako. Baranditse baravuga ngo amateka y'itorero rya mbere, reka nsome mpereye ku isubi ya 2. Amateka y'itorero rya mbere yabaye igihamya cyerekana ko ibyo Umukiza yavuze byasohoye. Imbaraga z'isi n'iz'ikuzimu zafatanyirije hamwe kurwanya Kirisitu
binyuze mu kurenganya abayoboke be. Urumva zari imbaraga zikomeye cyane. Ariko hano baravuze ngo abapagani babonye hakiri kare ko ubutumwa bwiza nibutsinda, insengero zabo n'intambiro zabo bizasenywa. Niyo mpamvu bakoresheje imbaraga zabo zose kugira ngo bakureho ubukirisitu. Urukumva iri torero ryarwanyijwe bikomeye, rirwanywa n'imbaraga z'ubupagani n'imbaraga z'ikuzimu byiyongera hamwe, ngo kubera ko iyo izo mbaraga zabo zitagwanywa z'abakristo ba mbere, ngo insengero z'ibigirwamana z'abo bapagani, intambiro zabo byari gukurwaho n'ijambo babandi bo mu itorero rya mbere babwiriza. Kuko ingeso zabo n'imico yabo n'urukundo rwabo rwatumaga abantu ibihumbi n'ibihumbi bihana bakemerera itorero rya gikristo. Noneho bituma abapagani babona ko insengero zabo zigiye guta agaciro cyane ko basengeraga ku misozi. Baravuze rero ngo umuriro w'akarengane warakongejwe. Abayoboke ba Kristo bambuwe ibyo batunze kandi birukanywa mu mazu yabo. Bihanganiraga imibabaro y'intambara nyinshi, abandi bakageragereshwa gushinyagurirwa no gukubitwa ibiboko, ndetse no kuboha no gushyirwa mu nzu y'imbohe. Benshi bahamishije kwizera no guhamya kwabo amaraso yabo. Abanyacyubahiro n'abacakara, abakire n'abakene, abanyabwenge n'abatarize, bose bishwe nta mbabazi. Urukumva handi Imana ibabwiye ngo nzi kwihangana kwawe, nzi imirimo yawe, ariko ngo nanone ngo warenganirijwe kwizera ntiwacogora. Nahangaha kwizera kwabagejeje. Noneho ayaba bakire yaba bakene, ariko bari barayobotse rya torero rya gikirisitu, yaba abanyabwenge yaba batarize, ngo bose bishwe nta mbabazi. Ari impamvu nuko bose baziraga kimwe, kwizera kuzima, ngo urukundo bakundanaga, imico bagiraga, ngo bikaba igihamya gishinja abapagani. Noneho ngo babona ko imishinga yabo igiye guhomba, bahitamo kubarenganya uku nguku dusomye. Ariko aya magambo tutari twayavaho, turahagaruka. Hari amagambo Yesu yari yaravuze ari kubwira intumwa mu gitabo cyitwa Yohana ibice 16 tuyasome, kuko ubu bwari ubuhanuzi buri gusohora. Muri Yohana ibice 16 umurongo n'uwa mbere, Yesu abwira abigishwa be yuko bazarenganya. Ubwo urukumva ni isezerano Yesu yari yarabahaye kera, ariko ibi biri kuba Yesu we yaramaze kujya mu ijuru. Ariko nanone nubwo aribo basigaranye umurimo, urukundo urwango isi yari yaranze Yesu, yagombaga gusigara aribo yanze. Hano rero baravuze ngo icyo mbabwira ibyo ni ukugira ngo hatagira ikibagusha. Yesu niwe uri kubabwira aya magambo. Bazabaca mu masinagogi, kandi igihe kigiye kuza uzabica wese azibwira ko akoreye Imana umurimo. Kandi ibyo bazabikorera batyo kuko batamenye data, nanjye ntibamenye. Ariko ibyo mbibabwiriye kugira ngo igihe cyabyo nikigera muzibuke ko ari njye wabibabwiye. Urukumva Yesu abahaye umuburo hakiri kare, ababwira ati bazabaca mu masinagogi, bazabakubita, muzafungwa, ariko ibyo bazabikorera batyo ko batamenye Yesu, ngo ntibamenye na data wa twese. Noneho ngo igihe kigere nanone, ngo ibyo nibiramuka bibabayeho, ngo bazibuke ko ari Yesu wabibabwiye. Ubwo ryari isezerano, impamvu bakomeraga mu karengane, bibukaga ko ari isezerano basigiwe n'umukiza atari yajya mu ijuru, ko bigomba kubabaho byanze bikunze. Niyo mpamvu harango warenganijwe gukiranuka, ariko ntiwacogora. Hano hepfo baravuze ngo muri cya gitabo cy'intambara ikomeye, urupapuro rwa 32, ako karengane katangiye mu gihe cy'ubutegetsi bwa Nero, ahagana mu gihe Pawulo yiciwemo ahorwa kwizera kwe. Kakomeje gukorwa, kagenda gakaza umurego cyangwa gacogora mu binyejana byakurikiyeho. Abakirisitu baregwaga babeshyerwa gukora ibyaha bibi bikabije, kandi bakavugwa ko aribo bateza amakuba n'inzara. Kumva baregwaga ibintu bikomeye gusa. Buriya muri iki gihe cy'umwami Nero, ngo abakirisitu baregwaga ibintu bikomeye, urebe nawe n'impfu bicwaga nazo zabaga ari impfu zikomeye. Rero hano baravuze ngo baregwaga guteza amakuba, baregwaga kuvuga ko aribo bateza amakuba n'inzara, indwara z'ibyorezo ndetse n'imitingito, bitewe nuko bari banzwe cyane n'abantu bose, kandi bakabakekaho ibibi. Hari abantu bahoraga biteguye kugambanira inzirakarengane kugira ngo bibonere indamu. None ukumva byageze nubwo abantu
bwa bukirisitu kugira ngo abantu babucecekeshe bamwe babugira urucuruzo. Ati kugira ngo mbone indamu bariya ndababeshyera ibibi byinshi, uwo mbabeshyeho kugira ngo abice ariko nanjye ampembe. Noneho kuko basahuraga n'ibyabo kuko ruguru twasomye ngo bari baranyazwe n'ibyabo barirukanwe. Nimukomeza gusoma hepfo baravuze ngo babaciraga urubanza babashinja kwigomeka ku butegetsi, kuba abanzi b'idini, ndetse bakaba ari bo ntandaro y'ibyorezo byibasira abantu. Ariko mwibuke ibi ngibi bari kubishinjwa n'abantu, ariko imbere y'Imana ni ubukirisitu gusa bari kuzira. Ariko isi yo kugira ngo ucecekeshe bwa bukirisitu, kugira ngo yerekane ko ubukirisitu ntacyo bumaze, bubarega ibinyoma byinshi ngo byanabicishaga. Rero baravuze ngo benshi muri bo bagaburiwe inyamaswa z'inkazi cyangwa bagatwikwa ari bazima imbere ya rubanda mu mazu y'imikino. Bamwe muri bo barabambwe, abandi bambikwa impu z'inyamaswa zo mu ishyamba bajugunywa mu mazu y'imyidagaduro kugira ngo imbwa zibashwanyaguze. Akenshi ibyo bihano bahabwaga nibyo abantu bagiraga gahunda nyamukuru yo kwishimisha mu minsi mikuru yahuzaga abantu bose. Urukumva mu by'ukuri bararenganywe nk'uko biri bitubwiye, ariko ikintu gitangaje ngo ako karengane kabo ngo kari karahindutse ngo ibintu ngo abantu bifashisha mu minsi mikuru yo kwinezeza. Mbese ubwo kugira ngo ubukirisitu butsembweho ku isi byari byarahindutse ikintu cy'urwamenyo ku isi, kwica umukirisitu uhamije kwizera kwe ntacogore bigahinduka ikintu kinejeje abanyabirori. Noneho hano hepfo baravuze ngo akenshi ibyo bihano abantu benshi cyane bateranaga banejejwe no kubashungera, maze mu gihe babaga batakishwa n'umubabaro basamba bakabikiriza babaseka kandi babakomera amashyi. Urukumva mu by'ukuri uku kwizera kw'itorero rya mbere kurakomeye, nubwo dusabwa kukubakaho bidusaba imbaraga zo gusenga, bidusaba imbaraga zo gusobanukirwa ibyanditswe byera. Reba nawe ubukirisitu ntiwibye, ntiwatukanye, ntiwishe, ariko abantu bakagukomera amashyi bagukomera ari ukuzize kwizera kwawe uri gupfa mu gihugu. Mbese ubukirisitu nicyo kintu cyari cyarataye agaciro cyane muri iki gihe cy'umwami witwa Nero. Ariko hepfo baravuze ngo abakirisitu bakurikiranwaga aho bahungiye hose bahigwa bunyamaswa. Byabaye ngombwa ko bihisha ahantu hadatuwe, banyazwe byose, bakababazwa, bakagirirwa nabi, yemwe n'isi ntiyari ikwiriye ko bayibamo. Bazereraga mu mashyamba no mu bihanamanga no mu mavumo no mu masenga. Urukumva naha mu by'ukuri ubukirisitu bwabagejeje. Ariko mwumve ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo handi mu gitabo cy'Ibyahishuriwe igice cya 2 bari gusobanura itorero turi gusoma rya Efeso ry'intumwa, ngo ryari rizi kugenzura bita intumwa atari, ngo bakamenya kuvangura abanyabinyoma n'abanyakuri, bakamenya gukora imirimo y'Imana, iby'Imana inenga nabo bakaba babinenga. Urukumva imbere y'Imana bari abakiranutse, ariko imbere y'isi bo bari urwamenyo. Niyo mpamvu buriya mu byo kwizera abantu bajye bakura ubwirasi mu byo kwizera, imiteto. Niba ijambo ry'Imana ritubwira ngo muzapfa muzize kwizera, muzarenganywa, muzangwa n'amahanga yose, bazabatuka, bazabarenganya, bazabafunga, ariko ukabona umuntu mu byo kwizera ahubwo rimwe ari gushakira ibinezeza, bimunezeza. Mu by'ukuri uko kwizera kwaba wenda ari ukwizera kw'idini, kwaba ari ukwizera kw'abantu ku giti cyabo, ariko ntabwo kwaba kwizera kuyobye cyagupfuye, ntabwo kwaba ari ukwizera gufite urufatiro mu ijambo ry'Imana nk'uko bivuze, kwaba ari ukwizera gupfuye. Abo bakirisitu ba mbere rero ubuvumo bwabaye ubuhungiro bw'abantu ibihumbi byinshi mu misozi yari inyuma y'umujyi wa Roma. Hari haracukuwemo inzira ndende zanyuraga mu gitaka no mu bitare. Urusobe rw'izo nzira zabaga zijimye kandi zanyuranagamo rwahingukaga mu birometero byinshi inyuma y'inkuta z'umujyi. Muri ubwo bwihisho bwo mu buvumo niho abayoboke ba kirisitu bashyinguraga ababo bapfuye. Kandi iyo babaga babarega, iyo abantu babaregaga ndetse bakabakatira urwo gupfa, bakanigarurira imitungo yabo, niho bazaga gutura muri bwa buvumo.
ariko urukumva ngo habaga nubwo ngo n'akarengane abantu babo baciriwe urubanza rwo gupfa, hari n'abapfaga n'impfu zisanzwe bakagira umwanya wo kubashyingura mu buvumo. Ariko uyu munsi itorero rya gikirisitu rya none no gushyingura bisigaye byarabaye ibirori, ku buryo umuntu apfuye batari bambara imyenda, batari bamera uko bamera, batari bategura ibyo kurya bihenze, indabo zihenze, usanga no gushyingura byahagaze. Ukibaza none tuzagera ku rufatiro rw'intumwa ryari niba uyu munsi wa none natwe gushyingura tubifata nk'ibirori, kandi mu by'ukuri iki gihe tubara intumwa zakoreyemo sibwo zashyingurwaga zihamagara abanyamahanga bangahe? Twarasomye ngo bari baranyazwe byose. Kabiri, amazu yabo barayavuyemo baragiye gutura mu buvumo ngo buri nyuma y'umugi mu birometero byinshi binyuze mu buvumo. Rero hano baravuze ngo icyo iri torero ritwigisha ni uko akarengane banyuzemo dusabwa natwe abahamya kirisitu kwitegura ko tuzakanyura. Akabuza nituba natwe dukiranutse nk'itorero rya mbere ako karengane kaza. Urakoze cyane. None uyu munsi iyi miteto dufite mu byo kwizera cyangwa uko tuba abantu bafatisha ibyo kwizera nk'ibintu byoroheje, umuntu yakwitwaramo uko ashaka, umuntu yavuga uko ashaka, umuntu yagendamo uko ashaka, ntitwisuzumishe uru rufatiro intumwa za mbere zubatseho. Ijambo ry'Imana rigaragaza neza ko igihe aka karengane kazaba kaje, cyangwa igihe ibigeragezo byo kugerageza kwizera kwacu bizaba bitugezeho, benshi bazagambura. Rero hano wenda kugira ngo twibwire ngo komeza kuri ako kagingo ngo igihe umuremyi azakangura abasinziriye barwanya intambara nziza, abantu benshi bishwe bahorwa Kristo bazasohoka mu bituro bicuza umwijima. Urukumva mu by'ukuri ni igihe mu by'ukuri natwe dutegereje, ariko nanone ngo ni Kristo uzakangura ngo biri mu abantu ngo basinzire mu bituro bicuza umwijima. Ubwo ariko ngo n'abantu benshi nanone bazaba barishwe bahorwa Kristo. Kwicwa uhorwa Kristo, icyo abantu bakizirikane cyane. Aha ni itorero rya mbere ryashimiwe, warenganirijwe kwizera ntiwacogora. Noneho reka nihute ariko nsoma aya magambo magufi. Muri ako karengane kakoranywe ubugome bwinshi, abo bahamya ba Kristo barinze ubusugi bwabo bwo kwizera. Amen. Ako karengane kakoranywe ubugome bwinshi, babambikaga impu z'inyamaswa bakabajugunyira izindi nyamaswa, barabatwikaga, babafungiraga muri gereza zicuza umwijima, babanyaza ibyabo byose. Ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo muri ako karengane kakoranywe ubugome bwinshi, abo bahamya ba Kristo barinze ubusugi bwo kwizera kwabo. Nubwo batwe uburenganzira bwabo, bakaba bataragerwagaho n'umucyo w'izuba, bakaba bari mu buvumo bucuza umwijima, ariko bubahaye umutekano, ntibigeze bivovota. Babwiranaga amagambo yo kwizera, kwihangana, n'ibyiringiro kugira ngo bihanganire ubukene n'umubabaro byari bibugarije. Ubwo aha ijambo ry'Imana ryabashimiye ngo warenganirijwe kwizera ntiwacogora. Ni ku murongo wa 3 bavuze ngo uzi kwihangana kandi warenganirijwe izina ryanjye ntiwacogora. N'aya magambo ni ibi byababayeho ariko ntibyigeze bibacogora, bibaca intege ngo bareke kwizera. Hepfo baravuze komeza hepfo ngo imbaraga zose imbaraga zose Satani yakoresheje kugira ngo arimbure itorero rya Kristo binyuze mu kurirenganya zabaye imfabusa. Urumva ko barashikamye ari naho bashimiwe. Imbaraga za Satani zabagezeho mu by'ukuri. Buriya abantu bajye banatekereza ntago Imana igiturinda ibigeragezo, ahubwo Imana ireka ibigeragezo bikatugeraho kugira ngo bisuzume kwizera dufite uko kungana. Imbaraga, aya magambo tuyasubiremo, imbaraga zose Satani yakoresheje kugira ngo arimbure itorero rya Kristo binyuze mu kurirenganya zabaye imfabusa, ariko zari zarigezeho. Ntabwo Imana Kristo yazikumiye ngo zere kugera ku bayoboke. Biriya byonyine dusomye biteye ubwoba. Aho bambikwaga impu z'inyamaswa, noneho barangiza bakabashyira mu mastade, bakarekura izindi nyamaswa nk'intare, noneho zikaza zibona ari za nyamaswa zo mu ishyamba zigatanyagura abantu, bambitswe za mpu za nyamaswa zindi. Zizi ngo ziri gutanyagura inyamaswa ngenzi zazo kumbi gutanyagura abantu. Urumva byari ibintu biteye ubwoba. Byari ibintu biteye ubwoba. Hano rero baravuze ngo intambara ikomeye abigishwa ba Kristo baguyemo ntiyarangiranye no gupfa kwabo baguye ku rugamba. Mu rupfu rwabo harimo kunesha. Amen. Abakozi b'Imana barishwe, ariko umurimo wayo wakomeje kujya mbere utajegajega.
ubutumwa bwiza bwakomeje gukwira ahantu hose ndetse n'ababwemeye barushaho kugwira. Ubutumwa bwiza bwacengeye ahantu n'ibirango by'ubutegetsi bw'i Roma bitabashaga kugera. Urukumva kwa kwizera ngo kwaragiye gucengera ngo n'ahantu ibirango by'ububasha bwa Roma bitabashaga kugera. Mbese ubwo kwizera kwabo kwarabwirijwe, kwaramamaye, natwe uyu munsi turi kubivuga kandi tutari turanavuga. Ubwo bivuze ngo uku kwizera bagize niko itorero rya none risabwa. Ijambo ry'Imana rikabona kubashima ngo warenganirijwe kwizera ntiwacogora. Noneho hepfo baravuze ngo abakozi b'Imana barishwe, ariko umurimo wayo twari tugeze hepfo. Ubutumwa bwiza bwacengeye ahantu n'ibirango by'ubutegetsi bwa Roma bitabashaga kugera. Yego. Umukristo umwe komeza. Umukristo umwe waganiraga n'abategetsi b'abapagani bari bakajije umurego mu kubarenganya. Yarababwiye ati mushobora kutwica, kudushinyagurira, kuducira urubanza, kudakoresha ukuri kwanyu ni igihamya cyerekana ko turi inzirakarengane. Urukumva kwa kundi babahinduraga amazina, bakabita inyamaswa, bakabahindurira amashusho, uko kudakoresha ukuri kwakoga nabo nubwo butegetsi bwa Roma buri kubarenganya. Uyu mukristo waravuze ngo kudakoresha ukuri kwanyu ni ikimenyetso cyuko turi inzirakarengane, ni cyerekana yuko turi inzirakarengane. Bisobanuye ngo n'uyu munsi wa none itorero ryahangara kurenganya abantu, ariko nanone rikoresheje ibinyoma. Umukristo wahangara kurenganya mugenzi we ariko akoresheje ikinyoma ni ikimenyetso cyuko uriya nubwo yarenganye, wenda kuko uyu yamurushije ijambo, kuko uyu yamurushije kumenyekana, kuko uyu yamurushije ikibonezamvugo azi kuvuga cyane, ariko kubera ko yarenganye azize ikinyoma ni ikimenyetso cyuko ari inzirakarengane. Hepfo rero baravuze ngo ndetse n'ubugome bwanyu ntacyo buzabamarira, ariko bwira babandi bari kubarenganya. Akarengane kari imbaraga ikomeye ihamagarira abandi kubasanga bakemera kwizera kwabo. Uwo warenganywaga yakomeje avuga ati uko murushaho kutwica niko turushaho kwiyongera. Urumva iri torero mu by'ukuri rya rifite kwizera kunatangaje. Iri jambo nta muntu warivuga adashorewe n'imbaraga y'Umwuka Wera. Reba nawe barakwisha, umugore wawe baramwisha, abana bawe n'abavandimwe n'abaturanyi, ariko ukabwira bari kubica ngo uko murushaho kutwica niko turushaho kwiyongera. Niyo mpamvu muzasoma ngo amaraso y'abakiranutsi, niho hepfo barabisoma, amaraso y'abakristo yego ameneka ni imbuto ibibwe. Urakoze cyane. Amaraso y'abakristo arambwira ngo aya maraso y'abakristo ameneka ni imbuto ibibwe. Rero ahangaha murukumva ko barenganyijwe. Urumva ko bararenganirijwe. Uyu murongo bari basomye ngo bararenganirijwe izina rya Kristo ariko ntibagira gute, ntibacogora. Banyuze mu makuba maremare. Niyo wasoma kino gitabo cy'intambara ikomeye bakomeje kuvuga akarengane banyuzemo. Wenda n'abadukurikira bazasome bakomeze hasi kugira ngo barebe akarengane kakorewe ababizera ba mbere, ngo ariko ntibigeze bagira gute, bacogora. Noneho reka nkomeze kuri uru rupapuro rwa 35 ahagana hepfo baranditse ni igitabo cy'intambara ikomeye ku bafite n'ikigisho cya kabiri. Ahagana hepfo baravuze ngo urupapuro rwa 35 intumwa za Yesu zabanye mu itorero n'abameze batyo bavugaga ko bagendera mu bushake bw'Imana, nyamara hejuru bari bavuze ko ari abameze nka Yuda. Yego, urakoze cyane. Nyamara ku rundi ruhande bikundiye kwibera mu byaha rwihishwa. Ubwo hari abaza mu itorero rya Kristo ariko ngo bikundiye kubera mu byaha rwihishwa, ariko nanone bakishushanya n'abagaragu ba Kristo. Hepfo rero baravuze ngo ariko uwo utarageraho kugira ngo tuze kureba tubonye akarengane banyuzemo n'uburyo bihanganye, ariko Satani yagiye yiga ndi mayeri. Hano niho bavuze kuri 35 hera ahavuze mu bihe byose abantu bavuga ko ari abayoboke ba Kristo bagiye baba mu matsinda abiri. Komeza. Mu bihe byose abantu bavuga ko ari abayoboke ba Kristo bagiye baba mu matsinda abiri. Mu gihe abo mu itsinda rimwe bigaga iby'imibereho y'Umukiza kandi bagaharanira kugorora ibyabo bidatunganye no gukurikiza uwo Mukiza bafataho icyitegererezo. Abo mu rindi tsinda birengagizaga ukuri gusobanutse
kandi gufatika gutuma ibicumuro byabo bijya ahagaragara. No mu gihe itorero ryabaga ritari mu karengane, ntabwo abarigize bose babaga ari abanyakuri, intungane cyangwa indahemuka. Ubwo noneho ni igihe baba Kristo akarengane kari gatangiye kudohoka. Noneho nibwo habonetsemo amatsinda ngahe? Abiri. Noneho ukomeza nicyo nagira ngo cyumvikane. Urakoze cyane. Ananiya na Safira babaye ababeshyi, berekanye ko batuye Imana ituro rishyitse, nyamara bafite umugabane bizigamiye kubwo gukunda ibintu. Urukumva ko akarengane karashize, ariko mu itorero hatangiye kubonekamo amatsinda abiri. Habonetsemo abakunze Imana n'umutima bagatanga ibyabo uko babisezeraniye Imana. Habonetsemo n'abandi bari gutanga ibyo basezeraniye Imana ariko bakagira ibyo bizigamiye. Batangiye noneho kubeshya rero. Ubwo ka karengane kari kamaze gucogora. Noneho mu itorero hagira abantu bamwe baza bakunze iby'isi ariko badahindutse abandi babona bwa butumwa babandi barenganyirijwe. Yego. Noneho nushaka ngaho jya hepfo kuko bari bavuze ibya Ananiya na Safira. Intumwa za Yesu zabanye mu itorero n'abameze batyo. Muri ibyo byiciro bibiri wari umaze kuvuga. Yego. Noneho reka nihute. Bavuga ko bagendera mu bushake bw'Imana, nyamara ku rundi ruhande bikundiye kwibera mu byaha rwihishwa. Ananiya na Safira babaye ababeshyi. Yego. Berekanye ko batuye Imana ituro rishyitse, nyamara bafite umugabane bizigamiye kubwo gukunda ibintu. Mwuka w'Imana yahishuriye intumwa imico nyayo y'abo banyabinyoma, maze urubanza yabaciriye rukiza itorero icyo kizinga kibi cyanduje kwera kwaryo. Icyo gihamya cy'uko itorero rifite mwuka wa Kristo umenya byose cyateye ubwoba abari indyarya n'inkozi z'ibibi. Ntibari bagishoboye kugumana n'abari bamenyereye kandi biteguye guhora ari abavugizi ba Kristo. Bityo igihe ibigeragezo n'akarengane byageraga ku bayoboke be, abatari bafite ubushake bwo gusiga byose kubwo kurengera ukuri, nibo bonyine babaga bashaka kuba abigishwa be. Kubw'ibyo uko akarengane kakomezaga kubaho, itorero ryagumyaga gusa niririmo abantu baboneye. Ariko igihe akarengane kabaga gahagaze, ryiyongeragamo abihannye bya nyirarureshwa batitanze by'ukuri, maze bituma Satani abona uko arishingamo ibirindiro. Ubwo ni ukugira ngo tujye kuri uyu murongo aho bavuze ngo ariko mfite icyo nkugaya. Ariko rero mfite icyo nkugaye, ni uko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Urumva bwa mbere bari bararenganijwe barihangana, akarengane gahagaze, hinjiramo abandi bameze nka Ananiya na Safira cyangwa Yuda ngo bahindutse bya nyirarure batejejwe n'uko. Noneho ngo bituma Satani yongera gushinga ibirindiro muri rya torero. Hano ku murongo rero baravuze ngo nuko ibuka aho wavuye ukagwa, wihane ukora imirimo nk'iya mbere, kuko nutabikora nzaza aho uri nkuri igitereko kitabaza cyawe ahacyo, nutagira gute nutihana. Ariko rero mfite icyo nkushimira, nuko wanga imirimo y'Abanyanikorayiti iyo nanjye nanga. Noneho ngaho twambuke hirya rero. Yego. Komeza. Urupapuro rwa 30. Ubwo bari bagawe, ariko noneho bagira icyo bashimirwa. Habonekamo imigabane ibiri, umwe bakomeza kunamba kuri Kristo, n'abandi bibanda noneho ku gukunda iby'isi. Yego. 36. Nyamara ntabwo umwami w'umucyo afatanya n'umwami w'umwijima, kandi n'abayoboke babo ntibashobora gufatanya. Igihe abakristo bemeraga gufatanya n'abaretse ubupagani by'igice, bari batangiye inzira yaje kubatandukanya n'ukuri ibageza kure yako. Ubwo ni mu gihe cya Constantine. Yego. Ubwo noneho akarengane kari kabaye nk'agahagaze, nibwo noneho ubukristo bwabaye nk'ufatanya n'ubupagani. Ariko noneho bakomeje kunamba. Igihe abakristo bemeraga gufatanya n'abaretse ubupagani byice, bari batangiye inzira yaje kubatandukanya n'ukuri. Ubwo ni cyagiye bari batangiye kugawa. Yego. Hepfo rero baravuze ngo Satani yishimiye ko yashoboye gushuka abayoboke ba Kristo benshi atyo. Satani rero yatumye bagira ubushobozi bwe, maze abashyiramo ubushake bwo kurenganya abakomeje kuba indahemuka ku Mana. Ariko kumva mu itorero hagiye kuvamo bamwe barenganya abandi,
ariko binyuriye ko bamwe baje bejejwe n'ukuri, abandi baje n'upagani bwabo barabwinjirana. Urukumva ngaha urukundo rwa mbere ruri gucogora, kuko ubukirisitu bwo mu itorero rya mbere bari kurenganywa, buri wese yabaga afite mugenzi we ku mutima, buri wese yabaga afite ibyanditswe byera nk'umuyobozi. Ariko hano ubukirisitu bumaze kwivanga n'ubupagani, ngo batangira kuzamo ababeshyi, hatangira kuzamo abantu baje bidamarariye batahinduwe n'ukuri, bicoka muri rya torero rya gikirisitu, ngo Satani ababonye ko ashinga ibirindiro. Rero hepfo baravuze ngo nta muntu wajyaga kumenya uko yarwanya kwizera kwa gikirisitu nyakuri kurusha abari barahoze bagushigikiye mu bihe byashize. Urukumva noneho abahoze bashyigikiye ubukirisitu mu gihe cyashize batangiye kuburwanya, ngo nuko baretse urukundo rwa ryari. Abo bacogoye bakemera kwifatanya n'abaretse ubupagani by'igice, noneho nabo bahise bagwa mu gucogora. Yego, barenganya, maze abaribo noneho barenganya bakomeje kuba indahemuka, banamba kuko. Urakoze cyane. Kandi abo bakirisitu bayobye bafatanyije na bagenzi babo bavangaga ubupagani n'ubukirisitu, barwanyije ingingo z'ingenzi kurusha izindi ziranga inyigisho za kirisitu. Urumva babandi badohotse rero. Urukumva ni rwa rukundo rwa mbere rwo kwihanganira akarengane na ya mirimo myiza biracogora, kubera kwemera kudohoka gato bakemera kugirana ubumwe n'ubupagani. Nibyo byatumye noneho bahita bateshuka, noneho nabo bahita bahinduka ahubwo abanzi b'ukuri, bifatanya n'abapagani baretse ubukristo, barwanya ubukristo by'igihe. Yego. Urukumva mbere ubupagani bwagwanyaga itorero bweruye, ariko noneho ubupagani bwari bwiyicariye, bwabanje kwiyoberanya kugira ngo bwifatanye n'ubukristo. Yego. Noneho bamwe mu bakristo baradohoka, bamaze kudohoka bifatanya n'abo bapagani. Yego. Noneho abo bemeye kudohoka rero bageze aho bahita bifatanya n'abapagani, noneho barenganya babandi bo banze kudohoka. Urakoze cyane. Rero hano baravuze ngo kugira ngo abifuza kunamba kuri kirisitu bashobore kurwanya bashikamye ibinyoma ndetse n'ibiteye ishozi, ndetse n'ibintu biteye ishozi byinjizwaga mu itorero byiyoberanyije mu murimo wo guhuza abantu n'Imana, byabaye ngombwa ko barwana urugamba rukomeye. Abantu ntibemeraga ko Bibiliya ari ishingiro ryo kwizera. Ihame ry'umudendezo mu by'iyobokamana bagitaga ubuyobe, kandi abari barishyigikiye barangwaga ndetse bakagirwa ibicibwa. Ubwo urukumva naho ngaho handi urukundo rwa mbere rwacogoreye, naha ngaho ijambo ry'Imana rigaragaje. Nibwo babwiwe aya magambo. Kuko urukundo rwa mbere rwacogoye, umuvandimwe ari guhiga mwene se, umukristo wahindutse by'igice ari guhiga umukristo wahindutse byuzuye. Urukundo rwa mbere rwashize. Ubwo n'abadukurikiye bumve turimo gusoza noneho imibereho y'itorero rya mbere. Kuko aha ngaha tubonye ko bamwe banambye kukuri, ariko abandi bagira gute, bagwa mu buyobe. Hepfo niho noneho bavuze ngo nyuma y'ayo makimbirane akaze kandi yamaze igihe kirekire, abo bayoboke abo bake banambye kuri kirisitu biyemeje kwitandukanya burundu n'itorero ryayobye, igihe ryari kuguma kwanga kuva mu nyigisho z'ibinyoma no gusenga ibigirwamana. None ukumva muri rya torero none hagiye kubonekamo imigabane ibiri. Hariho abakomeje kwibanda mu binyoma banze kubireka, hariho n'abakomeje kunamba kukuri nabo banze kukureka. Babandi banambye kukuri baravuga ati no, nta kuntu twakomeza kwibanda gukorana n'aba ngaba banze kurekura ibinyoma, ahubwo ibyiza nuko twagenza twatandukana. Hepfo rero baravuze ngo babonaga ko gutandukana ari ngombwa cyane niba bagomba kumvira ijambo ry'Imana. Hepfo rero baravuze ngo ntibatinyukaga kwihanganira amakosa babonaga ko yabazanira ingorane, ngo batange urugero ruzashyira kwizera kw'abana babo n'urw'abuzukuru babo mu kaga, kugira ngo haboneke amahoro n'ubumwe. Bari biteguye kuba bagira icyo ari cyo cyose bumvikana na bagenzi babo kitanyuranye no gukiranukira Imana kwabo. Nyamara biyumvagamo ko ayo mahoro yabaguzwe igiciro gikabije kuba cyinshi, abaye aguranwe kureka amahame bagenderagaho. Bakavuga ati ariko aya n'ubundi nubwo ubwo bumwe bushobora kugaruka, turamutse tubugaruye tubuguranye amahame twagenderagaho,
kandi bari babonye urugero rw'ibibaye bwa mbere Yego. ubwo ubupagani bwivangaga n'ubukirisito babandi bari bagenzi babo babyemeye bakabona akaga bateje. Niyo mpamvu nabo bakomeje guhagarara ku mahame yabo ya mbere, ndetse ngo banemera ko haba yemwe n'iki n'intambara. Hepfo komeza uwo murongo usoza. Babonaga ko kugira ubumwe biramutse bibonetse biturutse ku kudohoka ku kuri no gukiranuka, icyaba cyiza ari uko habaho gutandukana ndetse yemwe n'intambara. Ubwo bagombaga kwemera, ntabwo ari bagombaga gushoza intambara, ubwo bagombaga kwemera no gupfa. Yego. Aho kugira ngo bemere guteshuka ku mahame. Yego, reka dusome n'aka gatoya kakurikiyeho. Iyaba kugera buriya ku gusoza kw'iryo torero rya mbere. Yego, iyaba amahame yagengaga abo bantu bari bashikamye yongeraga gukorera mu mitima y'abita abantu b'Imana, isi n'itorero byamera neza. Aya amagambo abantu bayazirikane cyane. Iyaba amahame yagengaga abo bantu, abo bakomeza gushikama ku kwizera kwabo, iyaba amahame yagengaga abo bantu bari barashikamye yongeraga gukorera mu mitima y'abita abantu b'Imana, isi n'itorero byamera neza. Buri impamvu mu isi mu itorero ujye ubona ibintu byarazambye bitakigira icyerekezo. Aho Kristo n'ubupagani nta tandukaniro. Umukristo n'umupagani urabare ugasanga bose barya kimwe, bambara kimwe, bavuga kimwe, bagenda kimwe, bakora bimwe, ugasanga nta tandukaniro. Impamvu nuko amahame yagengaga abantu b'Imana ya mbere uyu munsi yarirengagijwe. Rero hano baravuze ngo ubu hariho kwirengagiza bikomeye amahame yo kwizera kwa Gikristo gushingiye. Amahame kwizera kwa Gikristo gushingiye. Hariho imyumvire igenda isakara ahantu hose ivuga ko n'ubundi ayo mahame nta gaciro gakomeye afite. Ibi kandi twibukanye ariko ntabwo bivugwa n'abapagani. Hago n'umukristo ubona yarabyoroheje. Amahame niyo mpamvu yateshejwe agaciro. Akoze. Ubwo rero ijambo ry'Imana ryo rikutwifuza ngo iyo ayo mahame yagengaga abo bantu bari bashikamye yongeraga gukorera mu mitima y'abita abantu b'Imana. Niyo mpamvu twibutsa abantu muri iki gihe impamvu duhagaze uku tukaba tubwiriza gutya ni ukugira ngo aya mahame yongere agaragazwe. Aya mahame abambere bari bahagazeho akwiye kongera kugaragazwa, kuko hepfo baravuze ngo ubwo buhenebere buragenda butera imbaraga abakozi ba Satani, ku buryo inyigisho z'ibinyoma n'ibishuko biteza akaga byarwanyijwe kandi bishyirwa ahagaragara n'abubahaga Imana bo mu bihe bya kera bagombye guhara amagara yabo. Usanga ubu bishyigikiwe n'abantu ibihumbi byinshi bavuga ko ari abayoboke ba Kristo. Ubwo rero urumva ko n'uyu munsi ayo mahame akwiye kongera kugira gute? Kwererezwa. Kuko niyongera kwerezwa ngo isi n'itoro byagira iki? Byagira amahoro. Cyangwa se n'akarengane kakaba Yesu akagaruka gutabara itorero. Yego. Noneho ngira ngo wenda tujye ku magambo asoza. Kuko wenda twibutse n'abadukurikiye ahangaha niho herekanira itorero rya mbere no gusoza kwaryo. Impamvu ryagawe ni uko ryari ryararetse urukundo rwa mbere maze riradohoka ryemera kwifatanya n'abakirisito n'abapagani bahindutse by'igice. Noneho uko kudohoka kwabo rero niko kwatumye bagawa. Yego. Noneho reka dusome amagambo asoza. Turasoma muri kino gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, kuko ryo nyine ni itorero rya mbere dusabwa kwigiraho. Buriya icyo abantu bakwiriye kuzirikana cyane, niba itorero rifite icyo ryashimiwe rikagira n'icyo ryagayiwe, abantu bakwiriye kuzirikana ngo mbese twebwe uru rufatiro bari bubatseho turacyarwubatseho. Ubwo baretse amahame ya mbere bemera kwifatanya n'ubupagani, bituma bagawa. Ubwo uko kugawa rero rukundo bakundaga Kristo rwemeraga bemera no gupfa, bakemera kwicwa nabi kubwo guhagarara ku mahame y'ubutumwa bwiza. Rwa rukundo bari bafitiye abavandimwe babo mu kwizera twabonye mu cyigisho cya mbere. Urwo rukundo rero rwatumye badohoka, nirwo bagayiwe. Yego rwose. Ngaho kadusome muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ibice ni 5, ariko nshaka gusoma amagambo aheruka, wenda reka mbivuge mu ncamake kugira ngo tudasoma byose. Byakozwe n'intumwa igice cya 5, ni igihe Petero n'izindi ntumwa babafataga bakabafunga, ariko nanone bababuza kubwiriza mu izina rya Yesu. Ngo habonekamo umuntu umwe ngo aravuga ati abantu mubareke, niba ari ibyabo bizatsindwa, niba ari iby'Imana ntimuzabitsinda. Ariko nshaka gusoma amagambo yavuzwe ku murongo wa 40
n'uwa 41 n'uwa 42 dusoza. Byakozwe n'intumwa ibice 5 umurongo wa 40 haranditse ngo baramwumvira. Uyu ni wandi waramaze kubabwira ati abantu mubazibukire mwe kubakubita, ngo ni umuntu wubahaga ngo witwaga Gamariyeli. Ariko hano baravuze ngo umwigisha amategeko wubahaga n'abantu bose. Urakoze cyane. Baravuze rero ngo baramwumvira, nuko bahamagara intumwa barazikubita, bazibuza kwigisha mu izina rya Yesu maze barazirekura. Ziva imbere y'abanyarukiko zinejejwe nuko zemerewe gukorwa n'isoni bazihora iryo zina. Nuko ntizasiba kwigisha no kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu iminsi yose mu rusengero ni wabo. Icyo nari nshaka cyane nuko zarakubiswe zirafungwa, ariko ngo ntibacogora, ahubwo ngo bakomeza kunezezwa nuko bakojeje isoni kubw'izina rya Yesu. Noneho ijambo ry'Imana riravuze ngo natwe dukwiriye kubaka kuri urwo rufatiro. Ariko si ukibaza ko ubukristo bwa none bupimirwa ku mashyi. None ubu ko umuntu akubeshyera gusa ukarakara, undi ati sinzongera gusenga, sinzongera kuririmba, umuntu yakwambura ati ntabwo nzongera guterana nawe. Yego, umuntu yaguhemukira, kandi abakristo ba mbere bo bari barahaze ibyabo byose. Niyo mpamvu no kubambura ibyabo ntabwo babigiragaho ikibazo. Ndetse ahubwo banasabiraga ababarenganya, kuko bari bafite itegeko rivuga ngo niba barenganya bakabatuka bakabeshyira ibi byinshi, mwego muzabasabira umugisha, mwe kuzabitura inabi. Rero icyo abantu bakwiriye kuzirikana nuko igihe turi muri iyi nzira y'agakiza dukwiriye kwitegura kurenganywa, gutukwa, kuvugwa nabi. Ariko ijambo ry'Imana rikatubwira ngo niba baduhoye Yesu muri izo nzira, twishime tunezerwe kuko ingororano zacu ni nyinshi mu ijuru. Rero iri torero nuko ryashimwe, nkuko twabisomye tubisobanura ubushize, ni nuko ryagawe. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo bavuye imbere y'abanyarukiko banezerewe. Rero Imana duhe natwe kubaka kuri uru rufatiro mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane, kandi reka n'abadukurikiye tubasabire imigisha ku Mana kugira ngo iki cyigisho kizagira aho kibakura naho kibageza, kandi nawe wadufashije muri iki cyigisho Imana iguha umugisha. Ndetse reka wenda tubabwire yuko icyigisho kizakurikira cyangwa se ikiganiro tuzakurikizaho tuzareba noneho ku itorero rya kabiri, kuko hariya tubonye uko itorero rya Efeso ryagawe bitewe nuko habayemo kudohoka bemera kwifatanya n'ubupagani. Rero tuzakurikira ku mateka y'itorero rya kabiri, tubibutse ko ari itorero rya Gikristo mu bihe 7. Rero ibi nibyo byaranze muri magufi itorero rya mbere. Wenda nimushaka kubikurikira muzasoma iki gitabo cy'intambara ikomeye, niho berekana akarengane kose bahuye nako, ndetse n'uburyo habayeho kudohoka. Ayo mateka wenda muzayarambura, niyo mpamvu muri iki cyigisho cyangwa iki kiganiro ntabwo twavuga byose. Rero reka mwebwe mwadukurikiye twongere tubashimire, kandi tunasaba kugira ngo mujye mukomeza mukurikirane ibiganiro tubagezaho, ndetse munatubwire muri commentaire niba ari n'ikibazo mushaka kubaza mubaze, niba ari no gushima kandi mushima Imana kubw'ikiganiro cyiza twabagejejeho, kugira ngo nibura tubone ko namwe mudukurikira kandi n'ubutumwa bwiza. Icyo tubashishikariza cyane ni ukugira ngo mubyumve, mubyizere, mubishyire mu bikorwa, nta nubwo ari ukugira ngo wenda mudukurikire gusa, kuko ibyo ntacyo byaba bimaze. Ahubwo twese dufatanyirize hamwe guhirimbanira kugira urukundo rwo gukunda ijambo ry'Imana nk'iri torero nk'ababizera b'itorero rya mbere, n'urukundo rwa kivandimwe rwongere kuboneka muri twe. Icyo ni Imana ishaka, ndetse n'amahame bari bahagazeho natwe uyu munsi tuyahagarareho. Ngaho ubwo twatangiye dusenga, reka tunasoze kino cyigisho twongera gusenga, dushyira imbere y'Imana abadukurikiye kugira ngo Umwuka Wera nabo azakomeze kuyobora imitima yabo. Amen. Turagushimye cyane Muremyi wacu dukunda ugira neza, izina ryawe rihimbazwe. Amen. Ngaho ijambo ryawe rimaze gutambuka, turakwinginze kugira ngo abana bawe bazarikurikira bose, imbaraga y'Umwuka Wera izariherekeze kandi igira ikihindura mu mibereho yabo, kugira ngo aya mateka y'iri torero twe kwiga nk'amateka gusa, ahubwo tuyige nk'ibyigisho bikomeye bigomba kudufasha muri iki gihe giheruka, cyane ko tubona ko dusabwa gusubira ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Uduhe rero kumenya neza aho baguye, kugira ngo natwe uturinde twe kuhagwa, ahubwo turushaho gukomeza kujya mbere, maze imibereho n'imico yacu bise n'iby'itorero rya mbere, ndetse guhagarara ku mahame yeme yawe muri iki gihe giheruka, no kuyerereza bise n'abashikamye kandi bakanamba ku kuri, nuko natwe tuzagira iherezo ryiza ryo kuzabana mu bwami bwawe.
ngaho umwuka wera akomeze kubana natwe kandi akomeze gukora ku mitima y'abazumva kino kiganiro mu izina rya Yesu. Amen.